wo gufata ingamba umunsi wo kuvuga ngo ese ko umuganura watugendekeye utya uyu mwaka dusoza byagenze gutya utaha tuzongera kugira mu gihe cy'umuganura twishimira iki twagezeho gishyashya kiyongera ku byo twagezeho mu myaka yatambutse. Nagira ngo rero soze ubutumwa mbasaba kugira ngo tujye koko mu ngamba. Tunabashimira yuko iyo urebye gahini by'umwihariko ijuru turi uyu munsi hari byinshi byo kwishimira, n'uwareba byonyine uno mujyi wa juru uburyo murimo kuwutera irangi, uburyo murimo kuwutunganya, ukareba uko abantu barimo kugenda bavugurura amazu yabo kandi banubaka amashyashya. Murakoze cyane, ni ikigaragaza yuko hari ibyo juru twishimira ndetse n'abaturanyi ba juru hano muri Kayi hirya gato. Turabashimira rero ko muba mwaratekereje ko ibyo mwagezeho mugomba kubigaragaza kugira ngo n'abandi babibone kandi bagire ishyaka ryo kunga ikirenge mu cyanya. Cyari icyo rero cyo kubashimira, kubagaragariza yuko ibyo kwishimira bihari kandi bigaragarira uwagera by'umwihariko muri ako gace. Bageni rero, namwe mwasezeranye ku munsi w'umuganura, mufite byinshi mwagezeho, ariko hari n'ibyo mwagezeho uyu munsi. Hari isezerano mwagiranye, si no kuvuga ko mwarigiranye uyu munsi kuko muri maranye iminsi. Icyo mwakoze uyu munsi ni ukujya imbere y'amategeko no kwerekana yuko bikwiriye kugaragarira bose yuko isezerano mwagiranye rizwi n'itegeko. Turabasaba rero kugira ngo hamwe n'ibyo mwatweretse uyu munsi bye kuba umunsi mukuru gusa, ahubwo bibe n'umwanya na none wo gufata ingamba mu mibereho y'umuryango tuvuga uyu munsi. Uhagarariye SOS yatubwiraga ibirebana no kwita ku bana. Ntabwo rero abo bana ari nabo banyarwanda b'ejo hazaza, byazabagendekera neza igihe natwe nk'umuryango tutaba twarakoze inshingano zacu zo kubarera neza uko bikwiriye, tukabaha urugero rwiza, hanyuma tukabaremamo icyizere cy'uko ibyiza dufite tugomba kubibungabunga, ahubwo tukagenda twongeraho ibindi. Ibyo rero ntibyashoboka dufite umuryango udatekanye, dufite umuryango utishimye, dufite umuryango ubana mu buryo butemewe n'amategeko, dufite umuryango ubana mu makimbirane, dufite umuryango urimo ubusinzi n'ibindi bitifuzwa mu muryango. Ibyo ngibyo igihe twaramuka tubishyize ku ruhande byose, wa muryango utekanye wareze neza umwana, watanze igikwiriye gituma umwana agira ubuzima bwiza, akajya mu ishuri atagwingiye, akiga agatsinda, akiteza imbere, agateza imbere umuryango ndetse n'igihugu. Ibyo byifuzo twese uko turi aha tekereza ko dufite kandi byanga bikunda tugomba kugeraho. Abasezeranye rero si bo kubyifurizwa gusa no kubishishikarizwa, ahubwo natwe twese dukomeze dutekereze umuryango wacu, umuryango dutuyemo, dutekereze ku mibereho y'abana, dutekereze ku mibereho y'urubyiruko, kuko nibo gihugu cyiza. Kandi tunavuge ngo umurage uhari uyu munsi ku rubyiruko n'abana badukomokaho ushingiye ku bwenge, kuko igihugu ntikiyongera mu buso, n'umusaruro nawo ugenda wiyongera igihe ku kindi, ariko aho guhinga hagenda hagabanuka. Ni ngombwa rero yuko igishoro kinini, igishoro cyinshi tugishyira mu bwenge, kugira ngo ubwo bwenge aribwo buzatuma umunyarwanda abasha kubaho kandi neza, haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo, kuko azaba afite uburyo
bwo kuhaba. Ibyo rero ntitwabigeraho nanone tudafite ubuyobozi. Ni inshingano zacu rero nk'abayobozi kugira ngo natwe dufashe wa muryango, dufashe wa baturage kugera ku byo baba biyemeje. Umuganura rero uko twabibwiwe ko ari isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kudaheranwa, bisobanuye yuko nubwo ibihe byawe bitakugendekeye neza, ariko utagomba guhera nyuma na bya bihe bitagenze neza, ahubwo ugomba kuba ufite uko ugomba kubivamo, kandi ukabivamo mu buryo bwihuse, iterambere rigakomeza. Umuganura rero ni urushaho kuba isoko y'ubumwe, urushaho kuba isoko y'ubusabane n'ubufatanye mu Banyarwanda, by'umwihariko gahini kuri uyu munsi. Umuganura udufashe mu rugendo turimo rwo kwigira hashingiwe ku muco, kugira ngo kandi hashakwe ibisubizo bihamye by'ibibazo bamwe muri twe baba bashobora guhura nabyo, tubikesha kwa kwimakaza umuco w'ubudaheranwa. Soje rero ndifuriza nanone umunsi mwiza w'umuganura, tuganure, tuganuzanye, kandi dukomeze twimakaze ubumwe bw'Abanyarwanda. Murakoze cyane. Murakoze umushyitsi wacu mukuru, nagira ngo mumwongere amashyira impundu.